ibyo birakureba rwose ibyo ukorera hanze bitari hano ku kazi no ku mbuga nkoranyambaga zawe bwite gihe ntago bindeba gihe icyo ndimo mvuga nka radio sibyo yego ngira gahanga gato kakarinda urugo nka karinda uratekereza ko reka ndakuruta reka nkugire inama urabona izo ntambara jewe inama nakugira kuko ro SKFM niyo Skeptigot niyo nigomba kwitirirwa rezili bibi bube kuri aperi ni SKFM urumva so rwose birashoboka ko twavuga amakuru y'imikino kandi ibintu bikagenda neza izo ntambara tutazirimo ndabeshya akazu birashoboka ko twasisingura aperi uko yakinye mu kibuga aperi uko yagize gutya uko ibyo ukwiyobowe ibyo byose turabyemerewe kuki se yitirirwa ariko izo ntambara tukazireka kandi byakunda cyane mumbabariyeho rwose kuko mumbabariye n'ibintu birabona mubona ko arahongeranye nka cece dutesha agaciro kuko giye nk'umuntu w'umusaza izo ntambara waziretse reka tubigusabire mu kiganiro hari ikintu kimwe giye nk'umuntu w'umusaza ndajomera hari ibyo ndeba nkavuga ngo upima ikirere hakiri kare ariyo mpamvu hari ibyo rika arashaka kuvuga nka ceceka ubu none nibwo tugiye kwinjira neza cyane mu ikipe ya epi ya PRFC APRFC kabisa ni ikipe Armée Patriotique Rwandaise ni ikipe ya gisirikare yego ikipe y'ingabo z'igihugu cyangwa se ikipe y'ingabo ikipe rwose y'ingabo ikipe ya APRFC ikipe y'ubukombe bati birebye mu izamu inshundura ziranyeganyega ariko ku munsi w'ejo barebyemo kenshi nawe rwose aba itandukaniro ibyo ntabwo ari byo bikuraho ubudahangarwa no gukomera kuko isanzwe ikomeye yewe no mu gihugu ibyo ngibyo rwose biramenyerewe yuko ikipe nka APR Football Club iyo utekereje igikombe mbere yo gutekereza andi makipe utangira gutekereza ikipe ya APRFC ikipe rero niyo rimaze iminsi itegura ijonjora rya mbere rya CAF Champions League round 1 cyangwa se first round ya CAF Champions League aho nyuma yo gutombora ikipe ya Pyramid icyagikurikiweho kwa kuyitegura ubundi tariki ikaba ari yo ngoma tariki ya mbere z'ukwa 10 ku munsi w'ejo yari umunsi wo gukunda igihugu byarahuriranye noneho ku zuba ryari hari mu miji wa Kigali ariko noneho no kuri stade ya Kigali Pere hari izuba hari izuba rijyana na match hari n'amasaha yagenwe APRFC Pyramide duhere ku myinjirize ngeneho nahera reka duhere ku myinjirize tubanze dushimire abakunzi ba peri bitabiriye ku bwinshi icyo cyo rwose tubanze tubashimire abakunzi ba peri match iri mu mibyizi ikigaragara stade yababanye ntoya ijana ku ijana banambwiye ko amatike yari bashyize muri systeme yarashize banza ariyo mpamvu twaje kubona binjirira ubuntu yarashize barakomeza baragura haruzura none bigera naho no kubinjiza no kubakontora biranga baravuga bati none mwinjira mwirebere no kuvuga ngo reka match yari mu mibyizi saa 8 abantu bari mu masaha y'akazi kwigomwa bakuzura Kigali Pere ejo hari abafana barenze abari bahari kuri match ya Singida na Rayon Sport nanjye nabihera umuhamya ejo stade Kigali Pere stadium yarakubise iruzura yose ariko twashimira abafana bitabiriye reka tunenge abari bafite mu nshingano kwinjira kw'abafana ntabwo bishoboka ko ushobora gushyira muri systeme amatike yashira systeme ntuyifunge ejo twebwe twagomba guca nk'umuntu ari naguze itike ya VIP Karenzi waranampamagaye mbaza niba ninjiye kugera ku muryango impamvu nakubajije surayizi reka nze nyigoye afite impungenge ko ataza kwinjira rero yishaka kunyenzaho niye bavuze
impamvu nakubazaga nuko nari nzi ko utari bwinjire, ariko ibyo wavugaga ese urahanura cyangwa babanza kubikubwira mbere? abazizandane ubuzizandane ariko nawe ejo ufite ubwoba. ubuye bwoba bwikiza? ntambwira ngo nshobora kutinjira. none se ko narebaga umubare w'abantu bari hariya, ariko wari ufite itike, mubare si ibyo bintu birakureba. njye nkikubitana amaso na Gatete. Gatete uramuzi Karenzi? ashinzwe iki kuri stade? ni imyinjiriza ashinzwe ibiki muri iriya kampani y'ababonsa? ni get what sinibuka ukuntu bitwa. n'ufite kampani ya get y'abinjiza barimo indani kabisa n'umuntu cyangwa ni imbere cyane. hano ayifite nuza y'ababonsa aba stewards akinkubita amaso nta byo kuvugana ko mfite kariya gapapuro bambikaga abantu ba VIP hanze inyuma ya stade. yarambaje urashaka iki hano? ndamubaza se Gatete, ndashaka iki hano? uza hano gusaba uburenganzira ikigo niko namubajije. ndamubeshyera se ngo bigende gute? ndamubaza se uza hano kuko yashatse no kunsunika. none se ikibazo ufite ni iki? ngo abanyamakuru se binjira, ndavuga se hano hari badge ndi kukwereka? abana umuryango ku gipangu ruguru nari ndi kumwe bitwa Tiger Gate, iriya kampani yabo y'ababouncer yitwa Tiger Gate. yitwa Tiger Gate. uwitwa Gatete rwose we abanze, sinzi niba roda yari afite, ntazi aho yayikuye ubwo Karenzi wagumaga ubivuga wenda wari ufiteho amakuru. yabannye umuryango hakiri kare, tuguma hanze tubese turinjira gute ngo stade yuzuye. stade yuzuye saa 8:50, nta hantu umuntu yabona nako sorry saa 7:50, nta hantu umuntu yabona ca. ariko ukabona gutya ko ninje ndi kumwe na Hussein ari kwinjira wo muri Reyo na Gacinya bari kwinjira, akabareba ku isura agakurura ati wowe injira nta kibazo. ubwo nguma hanze kera kabaye kubera umubyigano wari hanze kuri gate ya VIP, barasunikana gate irafunguka turinjira. barasunikanye kuko ni barasunikanye kuri gate ya India VIP, abantu barasunitse ubona ko n'ibintu bidasanzwe. n'umuntu yashobora kwikubita hasi akabera umuvundo uteye ubwoba kubera abantu bari benshi cyane. ariko ubwo mu kugeramo twinjiramo handi ujya bagusakira kugira ngo uhite winjira muri stade. nanone Gatete arongera abibamba. rwose ibyo kuvuga ngo urinjira byo byari byananiranye pe, ahubwo wowe waciye he winjira? we nta kibazo mufitanye? jewe nta kibazo ngirana n'umuntu. nta kibazo waciye se winjira? jewe kuri VIP nawe mfite itike ya VIP. warinjiye tukomeza uragenda kandi twaraze imodoka yawe yari imbere y'iyacu. n'ubundi mwinjiye tubareba, ariko uburyo winjiye kandi twinjiye amasaha amwe, uburyo bakuretse je sirinjira. icyo mpamvu nakubajije. umuntu yanyohereje video. iyi video se bakubazaga ikirika? bakubujije kwinjira. Unikeri Nikeri iyi iri hese iyo video muri kuyirebera he? iyi video twe turi kuyireba ahubwo ndayifite. yes isa nadushyiriremo turebe uburyo ufite itike ariko ukaba uri kubaza uburyo ugomba kwinjira. baguze amatike arashira bigera naho bakomeza kwinjizamo abantu. aha twari baratuzengurukije twinjira mu kandi karyango, nanone ngomba gutambuka nkicara intebe bari bamfatiye hirya nabyo birananirana ko ntambukaho. baranze kabisa. wamenye ko twabatanze video wamenye ko twabatanze kugera ku kibuga kandi twarahagereye rimwe. Kare twahagereye rimwe. njyewe nyamara akazungu namusanze ahambwe ati twe twahagereye. nese Karenzi yinjiye kera atamureba nari nimagaranye na kera, kandi kera ni wambwiye ati dore Karenzi arinjiye. njye ninjiye imbere yawe ibyo ari byose. ariko iyo video barayimpaye. hano byana oya ni umuntu wanditse ahantu ngo yiha hari groupe muri yo n'abantu bati
ati dore bamwemeje ntabwo ari bwinjire muri match ati igihe yahereye avuga nabi APR doreze ariko uwo mujene hano si muri stade simbere aho twe twamaze kugeramo ariko witwa Gatete byari byanze burundu yari yanze ariko ninjira imbere ya VIP ibyo ntibyashoboka kuri Gatete oya sinzi ikibazo kuko ngo hari umuntu unyandikiye ubutumwa Gatete yaranyangiye pe arambwira ati muze kugaya abantu banze ko coach Jimmy Mulisa yinjira bamusubiza inyuma wowe wenyine ntabwo arebye match coach Jimmy Mulisa watoje APR ntabwo arebye match ntabwo bamuzi ngo bamusubije inyuma ariko nano byaterwa amabwiriza yari ahari niba umuntu ari kwishyura ibyo ntubo none se ngiye ko nari nishyuye byagenze gute niba amabwiriza yari uko umuntu wese ari bwishyure ntabyo kuba mu Jimmy Mulisa icyo gihe ariko nanone rimwe na rimwe rega hari n'abantu baba batabazi ariko nanone ko twabonaga abantu ba polisi se ngo baje gufasha APR gufana batishyuye noneho dore igitangaza cyabaye muri VIP wowe ugurishije amatike ya VIP urangije wemera abantu bafite amakadi batishyuye VIP nibo bari biyicariye kure amakadi y'iki berekanaga amakadi abapolisi basanzwe abantu bakinjira nyine ubwo babona bafite akandi kazi barimo none se bagurisha itike ya VIP iyo babireka kugurisha itike za VIP abapolisi bambaye imyenda oya gisohotse n'abafana hanze barakaye cyane ngo babicaje ngo ahantu niba ari ahangahe kandi bishyuye handi hirye bishyuye 10 yishyuye ku munota yinjiye ku munota 24 tuvugana yari hanze yananiwe kwinjira kandi mubwo ni stade ndabona yuzuye aravuga ati baratubwira ko abantu barimo imbere benshi batishyuye abishyuye twe turi hanze ndamubwira rero gerageza ugane ku irembo rigana kuri mo Kigali hari arambwira ati nani mavuye ndabona ikivunge cy'abantu barimo kwinjira ariho aryo rembo rifunguye ko ndi yose yarafunze stade yuzuye ngagira amahirwe asanga ifunguye arinjira aza ku gerageza ngira ngo abona ahagarara byari bigoye kabisa ibumoso ariko igitangaje nuko bavuga ati aba benshi mwabonye abapolisi bambaye amatiriningi oya n'abambaye baje gufasha APR bari benshi pe bari benshi gufana umuntu yarambwira ati bari ntibishyuye n'urugero bari ahantu hasakaye ubwo rero numva ko niba ukora ibyo bintu ubanze wibuke ngo wagurishije amatike reka kuyagurisha niba uzi ko abantu bari buze muri VIP sibyo turi bwishyuza abafana batishyuye baje kudufasha gufana n'urugero wa polisi kura amatike 1000 yego turagurisha 6 kugira ngo abantu baguze amatike bataza kubura umwanya sinzi uburyo rero byakozwe ubwo rero ahangaha niho tike itazira kuko niwe ushinzwe ibijyanye n'amatike by'umwihariko n'akanyenyeri kakoreshejwe na ka tike kuri match ya APR kugura amatike twageze ejo VIP itari kugurwa bigombera yuko ugomba kugura amatike 5 ubwo y'ibihumbi 100 cyangwa se ubikanga ukagura regire cyangwa genero VIP ari kugurira abantu 5 bivuze ngo yari yashize ubundi wese ashaka kugwa n'uwo wabigerageza akagura iz'abantu 5 sinzi ko yinjiye kuko VIP yari yuzuye VVIP yari yuzuye nta hano shoko uhagarara ari wuzuye bari kumbwira ngo hari abasunitse umuryango ngo ushaka kumbwira ngo ukizemo amatike muri VIP none uzanye abantu bicaye muri VIP ku buntu niba wabiteganyije uko n'uburenganzira bwawe kura amatike muri system abantu binjiremo uko wabiteganyije abantu umuntu yaguze itike ya 20 ujye kumwicaza ahantu 5000 3 hari impamvu umuntu aba yaguze iyo tike hari impamvu nawe yanze ako kavuyo hari impamvu nawe yanze ako kavuyo bya bindi bo wanga byo kuvuga ngo uraza werekana badge ahubwo none ukaza umuntu aragusunika ukagira ngo mufitanye ikindi kibazo ubwo witwa Gatete we nenda niba misiyo bari bamuhaye simbizi cyangwa bari bamuhaye misiyo niba bamuhaye na misiyo ko akimbona ko batirikari nakwinjirana akimbona yahise mbo uramara iki hano twese kuzana ngusaba uburenganzira wowe reba badge mfite hari badge ndi kukwereka ngo ninjire reba tike mfite ibindi tubivugane nyuma nabyo birananirana ubwo ariko dushimira abafana ba Pepe baje ku bwinshi bari benshi pe byarantangaje saa 8 kuza abafana reka ndakuruta reka nkugire inama urabona izo ntambara jewe inama nakugira kuko uwo mu Rwanda ndamuzi n'imikorere ndayizi yego sa nkugabanya muri iyo ndirimbo urumva uwo mu Rwanda ndamuzi maze igihe muzi strategy ze ndazizi uko akora ndabizi nuko arwana ndakuzi n'uburyo urugamba rwinjiramo kuvuga rero hagomba kuba buri gihe hari radiyo ifitanye ibibazo na APR
kugira ngo byitirirwe icyo kintu. donc icyo gihe iyo radiyo niyo aperi yatsinzwe, iyo radiyo niba yatumye itsindwa n'ikintu cyose cyabaye biritirirwa iyo kiba radiyo, cyaturutse kuri iyo radiyo. ibintu byose biba bihuriye kuri iyo radiyo, buri imyaka yose niko biba bimeze, niko intambara yayitegura ngo buri gihe haba hari radiyo yateje ikibazo. iyo yanga aperi isebya aperi, yego, donc ibintu byose bikaba ari aho usanga bihuriye. buri ibirego wasangayo ntabwo bigira ingano bya SKFM byinshi. hari n'umuntu warabimpamagaye nimugoroba rwose numva afite ubwoba bwinshi ambwira ati rwose aya ni amakuru ntuyasuzugure, nyakuye ahantu hizeye, ngo rwose misiyo yihutirwa, yego, ngo rwose umuntu yavuye hanze aricyo kimuzanye, ngo gufungwa, SKFM ugomba gufungwa, ngo gufungwa kandi ngo yarahageze. ndamubwira ni rero haje umuntu uvuye hanze, ngo haje hitabajwe umuntu uvuye hanze, oya niwe ngo aba hanze, ngo ariko mu byamuzanye ubu harimo misiyo yo gufunga ngo SKFM. aha, ariko SKFM ni Robin. ndamubwira ni rero ndamubwira ni SKFM ntabwo ari sonorizasiyo, ntabwo ari radiyo gare cyangwa na gare ya noza, ntabwo babyuka ngo bayifunge gusa. burya niya gare ntirwanya iki gihugu kuba yavuga ko umutoza yakinnye nabi, ko umukinnyi yarasa igitego adashoboye, ko sinzi kavuna na kanaka bagize batya, cyangwa ibyo mvuga birahurirana n'ibyo numvaga ngo ariko abakinnyi abantu barabeshywa ngo utsinda piramide ngo yaje, aho ntibihura n'ibi byose, birahura turayigaruka. piramide ngo ugomba gutsindwa kuko birahura, ngo yaje, ngo uyitsinda ngo yaje. urumva rero icyo nshaka kukubwira Rikari, yego, ni ukuvuga ngo izo nizo strategy akoresha. ubu rero SKFM niyo scapegoat, niyo igomba kwitirirwa byose bibi bube kuri aperi ni SKFM, urumva. so rwose birashoboka ko twavuga amakuru y'imikino kandi ibintu bikagenda neza, izo ntambara tutazirimo. ndabeshya akazu, birashoboka ko twasesengura aperi uko yakinnye mu kibuga, aperi uko yagize gutya, uko uko iyobowe, ibyo byose turabyemerewe. kuki se yitirirwa ariko izo ntambara tukazireka kandi byakunda cyane, mumbabariyeho rwose, kuko hari n'ibintu birabona bidutesha agaciro, kuko giye nk'umuntu w'umusaza izo ntambara waziretse. reka tubigusabire mu kiganiro. hari ikintu kimwe giye nk'umuntu w'umusaza ndajomera, hari ibyo ndeba nkavuga ngo mpima ikirere hakiri kare. ariyo mpamvu hari ibyo rika arashaka kuvuga nka ceceka cyangwa nahisa nka ceceka yewe na Karenzi, nkavuga ntacyo mvuga kuko izi ntambara sinzi narenze urwego rwazo. ku byo Karenzi avuze mwaretse tukibera mu kibuga, ariko ikibuga tukibamo, mbese ikibuga ntitukibamo gusa. icyo ntemera Karenzi, icyo ntemera ni kimwe, mu mbuga nkoranyambaga ze hari ikintu kimwe ntashobora kwemera. ntabwo umuntu Karenzi, sibyo, uko twicaye hano turi abantu bakuru, sibyo, umuntu araje agututse rimwe uramwihoreye, agututse inshuro ya kabiri uramwihoreye, gatatu natangira kwadukira umuryango aba yamaze gukora ikosa, yamaze kurenga umurongo utukura. hari ibyo wihanganira, hari n'ibyo utakwihanganira. hari umuntu ushobora kuza akaza akihisha mu ishusho y'undi. ejo hari umugani twabaciriye, sinzi niba bakiwibuka muri Bibiliya, akihisha mu ishusho y'undi, akaza ngo ntacyo arwanira, akaza ngo ntacyo arwanira. uwo wigira ko nta muntu ku isi udafite icyo arwanira. ibyo rero njye nibyo ntemera. niba uje ukantuka sava, ariko nimbona byarengereye nzakoresha meja zanjye Karenzi. ibyo birakureba rwose. ibyo ukorera hanze bitari hano ku kazi no ku mbuga nkoranyambaga zawe bwite, gihe ntabwo bindeba. gihe icyo ndimo mvuga nka radiyo, sibyo, ngira agahanga gato kakarinda urugo, uratekereza ko bari urugo arayifunga afite ubushobozi. iyo mbibona mu ishusho yo kuvuga ngo ubuyobozi bwa peri bwari buhari, sibyo, yego, hari ababumenesheje bavuga ko bukora nabi,
bavuga ko buyoboye nabi ikipe, induru z'abapampe murazizi, bagura nabi barya amafaranga y'ikipe n'ibiki iyo mbibona sibyo. kandi Rikari yari umwe nabo, ari umupampe mu b'imbere, yari mu b'imbere. ntukanyite iryo zina rye na rimwe, sindi umupampe, wari uyiri hafi, oya twese twaribona kibazo. oya njye sindi we, ndi we gute se ibyo? wari uyiri hafi, no sinjya nemera jewe nkumva uko mbisese. simweruka cyane wakaso Mbaraka ubu umeze ute? nyuma ya 2 bya piramide uhagaze he? urumva uko mbibona, uko mbisesengura, kuvuga ngo aba bantu baraje bamenesha iyi ngoma ko iyoboye n'abaperi ko bimeze nabi. nkabona rero harimo akantu ka vengeance ko kuvuga ngo bo bimeze bite, abatwirukanye sibyo, bo baratsinda, abatwirukanishije abavuze ko turi ibisambo, tugura abakinnyi babaswa, turya amafaranga, tugira dute, twaguze ba Arsene, twaguze ba Forodowari, twaguze bandi, bo baguze abandi. uyu munsi abo baguze barihe? ko nta musaruro. Haji arihe, Bugingo arihe, Adolphe, nyine ni muri uwo mujyi wo kuvuga ngo natwe tubihemure. ariko reka nkubwire Rika, abayobozi bayobora aperi bazi umupira barawureba, niba hari diferanse bazayibona, ntivugwe. niba hari ikibazo bazakibona, biroroshye ko niba hari icyahindutse koko mu miyoborere, muri rezilita n'ibindi, niba babona nta cyahindutse bazahindura ubuyobozi, niba babona nta cyahindutse bazabihindura. ariko niba tubizi ko ibyo byose biri butwegekweho twabiretse. none se icyo mbaza ni kimwe, hari abantu bemerewe kuvugwa abandi ntibavugwe. nari narumva umujyo Karenzi ubwo arabisobanura ndabyumva neza. byiba yuko SKFM ari ipima ubuyobozi bwa Deo, ikabupimira ku bwa Colonel Richard, ya Karenzi wakoranaga na Richard, ya Rikari wakoranaga na Richard, niyo bavuga ko Deo adashoboye. kandi urumva rimwe na rimwe atari na Deo tuvuga, ariko baraza arashaka uburyo aza kwegera Fande Deo, arashaka uburyo aza kwegera Fande Deo. niba turi ikibazo uyu munsi, nta buryo twaba igisubizo. none se igisubizo ni ukurenza. erega ikibuga ni kibeshya. icyo Karenzi avuga nayo nemera. Deo ayobora neza atayobora neza, itsindwa aperi ifite ba nyirayo. Yes. Karenzi atarazana nacyo nasabye, navuze ngo aho bigeze nyuma y'imyaka 30 hari ibyo umutima wanjye umaze kunanirwa. ndashaje, hari abatoya bakeneye ibyishimo. ni ibintu bibiri ku mahitamo yanjye. hari uko baperi yahabwa abasivili 100%, hari no gushaka abayobozi b'abasivili 100% bakajyamo. igisirikare kigashyira budget kuri hari ibigo biyoboye amafaranga ya leta, hari abizerwa bayobora neza. niba aperi ikoresha budget ya miliyari 5 zishyire kuri konti, abandi nibo bazayobora. kimwe muri ibyo birashoboka mu mahitamo yanjye, mu mitekerereze yanjye. ariko uko aperi itsindwa ukwivamo ni mu buryo bumwe. kuva 1995 kugeza ubu ni imyaka 30, simbona ejo hazaza havuga ngo iyi kipe izaba ikigugu muri Afurika. ndabibura. ni urugero. icyo bivugira si uko ibyo Rika aravuga, Rika ibyo urimo uvuga birumvikana, uvuga uti ntawe utemerewe kuvugwa, ibyo nanjye ndabyemera. ariko se niba buri munsi ari ibirego, buriya baravuga mu kinyarwanda ngo kwica umupfu wayobya umuvu, birashoboka. sibyo? birashoboka, aho kwica umupfu wayobya umuvu, aho kujya mu ntambara zitari ngombwa, sibyo? ushobora guceceka ukayobya umuvu ukinyurira ku ruhande, kandi n'ubundi wenda bya bindi washaka kuvuga hari abandi babivuga cyangwa bikanagaragara. ariko niba abantu bose baramaze gucreate iyo stereotype yo kuvuga ngo eske niyo ibirwanya aperi byose bica kuri eske, ni radio ya Reyo, kandi koko bikavugwa Reyo time, se tubiretse bikavugirwa handi, cyangwa niba bivuge ko bitari buhindure resultat, ko bitari buhindure imikinire, ko bitari buhindure umutoza, niba banyirayo. ase karereka ngubaze ikibazo kimwe kandi kinsubiza kiri straight kandi ntuce ku ruhande. njye nkunda kureba stati zawe upostinga gake
gake gashoboka niyo postinze bishyira mu dukotsi cyangwa uti ejo bundi Arsenal itsinda Newcastle wabonye ibyishimo wari ufite kuri stati cyane iriya kipe urayizi wari wagira na Emirates oya ndashaka kujyayo ariko vuba suri umunyamakuru se uzajyayo vuba nyine wari wanagerayo wavukiye mu Bwongereza genda gira nkumenyeshe ko mbere yuko mba umunyamakuru ndi umukunzi wa APR kandi ntawe mbisabira uburenganzira icyo mbonye kitagenda muri APR uko ubona posting Arsenal ikagushimisha yatsinze ni nkuko APR itsinze binshimisha uwayimbwira uwo ari we wese mbona akora ibitajyanye na APR cyangwa uyihishamo ngo akora ibindi njye nzamuvuga kuko kumbwira ngo yandeze ngo byagenze gute hano ikintu umuntu avuga kiba kiri recorded ninza nkavuga nabi mu cyubere mugomba Brigadier General de Rusangano nzabihanirwe ariko wa wundi ujya kumwihishaho akiyitirira ibintu niwe nzavuga ubu nzaza Gatete bamuhe misiyo yo kunsubizayo hanze n'ikiti cya VIP nzevuga ati wakoze cyane Gatete uyu Gatete uvuga ejo bundi muri Tour du Rwanda nuko n'ibintu umuntu agenda aceceka Karenzi yagize gutya turi muri Tour du Rwanda urabizo bita Bigango Vice President Valante Bigango Valante ni president ntago namubeshyera mubaze Gatete ukuntu yamusubije inyuma muri Tour du Rwanda adashobora no kumenya umuntu wa Tour utazi na Vice President wa Ferwacy ayo ni amakosa umuntu aba akwiriye gushyira hanze kuza rero ubu se eske niyo yatumye bibiri ku busa ibirya rero kuba APR yatsindwa tukayanaliza Kazungu wakoze statement nakomeye aravuga ati hari ibyo arambiwe mu myaka 30 amaze ari mu mupira ibyo arambiwe ni ibi reka ibyo ndimo nkubwira jye mpura nabyo narakubwiye ngo hari ibyo mbarinda sibyo ariko mpura nabyo ndabizi nzi byinshi Rayon Sport itera amabuye Bugesera bati Nescafe urumva igomba gufungwa niyo yateje ikibazo byagira bitya bati Nescafe ibirego file iruzuye mwaretse tugashaka ubundi buryo ko byashoboka inama tuyikoreye kuri radio kugira ngo n'abatwumva bayitangeho ibitekerezo ubu batanze ibitekerezo ati reka tukuri inyuma ariko na Sam tumuri inyuma Kamana isasubiza ati ndahari cyane wakasara hari meze neza ikarira riyo abapambe ndacyabaryamyeho icyo mukundira rero nta ndimi ebyiri afite yaraho tugenda umupambe mukuru duhuye ku gisimenti tugenda umupambe mukuru ntukavuge ufite ubwo utinya ndi umupambe mukuru arambwiye ati ndacyabaryamyeho umuyobya ati nibo bakoze senior Sam na senior Kazungu ukura kuri Gaddafi ukura kuri Richard Karasira hatagira abantu ugikunda kwivuga ngo nagira umuntu yisha mu murima w'ubunyobwa twe tugiye kwanaliza rezilita piramide ije gatatu mu Rwanda ibaho inshuro ya gatatu sibyo ntabwo turi kwimagina turi kuvuga rezilita inshuro zose piramide yaje mu Rwanda ntiyahatsindiye sibyo ihatsindiye saa munani ngaho noneho mu burakari bwinshi mu cyubahiro mbagomba na Isa reka nceceke nimutubwire uburyo yatsinzwe saa munani bibiri ku busa ngenda ceceka none se bigende gute none se nibo kandi turi mu kibuga none se bigende gute tujya kugana mu kibuga none se ariko tujya hanze y'ikibuga usesenguye APR ibyo reka ibyo wenda icyo mba nkeneye nuko tubiha umurongo ariko kuvaho ko ntibizavaho iyo ni fact swat abo bantu ko bakora nababwiye ko mbazi ni turi kumwe cyangwa uraturwanya bashaka ibindi babyitirira niba tudakorana ubwo uraturwanya ariko nuko aho ntangariye tuva kuri iyi buri mwaka hafi buri mwaka hagomba kuba hari radio y'umwanzi wazonze APR radio yazonze APR none se kubukorana nabo no gutsindwa na piramide ukabishima kubukorana nabo ubwo numva ko ndi ku gishushu imiriro ari imiriro mu gifaransa cyinshi cyane niho batakaga ku gishushu niho batakaga ariko igihe cya diri yagorana sinzigera na rimwe mbashyiriramo imiyaga byo ndabibaho ubutumwa kuri iriya kipe ndayikunda ntawe uzambuza kuyikunda uzazana ibintu bya usurubuni ndahita nkumenaho umuriro mwinshi cyane ibintu uko yaba ameze kose naramuteguje oya Karenze nta bintu byo guca ku ruhande APR nemera ngewe ubuyobozi bwayo nemera
100% ubuyobozi bwa Brigadier General Deo Rusanganwa ntabwo njya mbuhakana icyo nashaka kumva nukorera mu mwijima uza kwiyitirira we nzamurasira kure cyane ko simwemera sinemera na strategy akoresha ntabwo numva ko umuntu aza akisha kuri rezi nkube yateje igihuha ahantu hose ngo yageze i Kigali ngaje gutegura piramide ngo ngayitsinda sibyo ngarayitsinda ikipe iracukwa 2 bwa mbere mu mateka piramide itsindiye ku butaka bw'u Rwanda ubu agiye kuvuga ngo nyuma y'imyaka 10 umwarabu yabagadoza umwarabu ndamuzi umukino ubanza ntabwo akura inzara zose uringwe abakinyi babanakomera buriya ngo intare ifasha akanyamaswa gato ntabwo ikurayo inzara zayo abo yakoresha bose ifasha imbogo cyangwa imparage Kazungu aho niyo ukurayo inzara zayo cyane no ngo aba barabu iyo baje hano ubundi bakina buhoro ikipe irazika gutya byaherukaga 2015 kuri stade Amahoro Rayon Sport yari yabanje mu Misiri muri Confederation irya 3-1 ya Zamalek Al-Ahly banza mu Rwanda itsinda APR Desoro kuri stade Amahoro stade iri mu Busirimo abantu bake cyane ndabyibuka nibwo umwarabu yaje Kigali atsindira Kigali umukino ubanza ko Zamalek yaje Kigali terera yo none 3 ngira ngo 3 umukino kwishyura iteye Cairo yitera ni Kigali Karenzi yari Cairo yanyanye yere kwimiriro ku kibuga cy'indege mu gihe bakarenzi bari Cairo yari sinayirebye i Kigali kuko Reyo yabanje i Cairo arahiri banza hano umva nanyuranywe nayo njyana na Reyo undi apere heruka gutsindirwa Kigali rya imikino ya Champions League 2015 imyaka 10 yari itarongera gutsindwa umukino ubanza muri Champions tuba tumenyereye draw ariko kuzamo ingingo ya 8 barabati haraga umuntu nawe rega hari yabasaza aravuga ibyo rero nibyo ntemera niba 8 kuzuba nibeshya hano narya byinshi noneho returi kazambere ikibazo umwaka ushize ikipe bayijyanye stade Amahoro saa 12 tugiye kuri iyi match ya yejo ubundi mu buryo bw'umupira bwa kinyamupira ariko bongera badushyiraho Olivier ba imibare ye wigeze kwivugaho ni statistique kuri hagati y'amakipe abiri yombi tuyihereho gatoya cyangwa wakomeza ibyo wabo icyo navugaga APR gutsindwa ibitego 2-0 nibyo ntago byari bisanzwe yatsinzwe n'ikipe ya mbere muri Afrika ubu tuvugana niyo ifite igikombe cya Champions League nuvuga ngo niyo champion wa Afrika nibyo ni ikipe ikomeye ariko iyo kipe ikomeye n'ubundi ntago yabaga yoroshye yazaga hano piramide yabaga ikomeye na mbere ariko ikosa rya mbere riri kuri APR rye mbona ryabereye mu myubakire y'ikipe mbere ya byose mu mizi duhere mu mizi naho ngaho ubirebeye kuri rezilita mu magambo turabwirwa ko APR izajya mu matsinda ariko ku ijisho rya mukuru mu myubakire ukabona nigeze kubivuga utaraje ndabona nigeze kuvuga ko mo APR yiyubaka ku rwego rwa champion n'igikombe cy'amahoro tubwirwa Champions League ariko ku myubakire y'abakinnyi umutoza APR yazanye ushaka ukabona ni nk'abarutsindura Antoine nabagamusuhuza ntabwo musuzuguye ariko rutsindura ntabwo gutoza ni umwarimu mwiza w'abatoza nushaka umwarimu mwiza w'abatoza rutsindura n'uwa mbere Sogonya Hamisi buriya ngo yajyaga asobanurira abandi yari umwarimu usanzwe wigisha secondaire kera amahugurwa rero ya benshi nta gifaransa bari bazi Sogonya ngo niwe wafashaga gukorera abandi kugira ngo babone lisansi mu myaka ya kera burya Sogonya kuyu munsi rero ngo apereza nyuma umutoza umeze nka Sogonya cyangwa umeze nka barutsindura nese mbona ko ari APR ya champion mukino mpuzamahanga izatsindwa kandi ko byagenze Sekafi iratsinzwe ese kandi kandi twibagiwe mwibeshya ko APR iyo nabitekerejeho nijoro iyo APR kuramo ya Hilal yari gutsinda Singida niko mubyibeshya finali ya Sekafa Kagame Cup hari Singida finali oya ni wabihamye kuko Singida yatsinze El Hilal kuri APR nabonye ejo Singida yatsinze El Hilal kandi El Hilal yatsinze ahubwo bigize nubwo nta match zisa El Hilal niyo twahaga amahirwe yo gutwara imaze gukuramo APR iteye 3 twese twaravuze ati iyi kipe igikombe ni cyayo ariko ugeze finali bacama baravuga ati turi
Hilal ceceka mbiribira ntabyo ngo ni ikipe yari mu rugo ngo bayibereye reka bibiri ku busa cyama babanje kimwe barakishyuye cyama ku cya kabiri bibiri kuri kimwe nakora ko nakibajijeho urumva ko APR itageze finale ese igera finale nicyo nashaka kuvuga yari gutsinda bawuco imyubakire ntabwo yatsinda bawuco ubushobozi ufite abantu batara kwibeshya ngo urabona ngoro yakuyemo na Singida idafite amateka APR yo yatsinda Singida oya ntabwo yatsinda ntiwabihamya icyo mvuga rero mu myubakire y'ikipe ku bantu b'abahanga b'abatekinisiye bakubwira ko iyo wubaka ekipe ukora icyo bita urutirigongo utanga urugero rworoshye yubaka iyi nzu dukoreramo ni etaje igeretse fondasiyo hari umugabo tuziranye yubakaga etaje amubwira ati isima yagiye hasi mu nkingi hasi habanza fondasiyo ni nyinshi cyane n'ibihumbi reka fondasiyo igomba kuba ikomeye ko niwo musingi w'inzu niwo musingi iyo wubaka ikipe rero yubaka ikipe ko bakubwira ko ikipe nziza kazo ikomeye ikipe ikomeye wubaka urutirigongo mbere na mbere ibindi bice by'ikipe biza nyuma bikuririraho bigafatanya ariko mwikorezi mu izamu kera inzu ya kinyarwanda bita corone vertebrale inzu za kera za kinyarwanda bagiraga habagamo inkingi mwikorezi izindi zikaza zishyigikiye izindi zikaza ntoya ariko imwe nini yabaga ihagaze hagati ari ifashe igisenge kuvuga ngo wayubatse ute uzi umupira koko urimo urubaka ikipe izajya guhatana ku rwego mpuzamahanga ugomba kuba mu izamu metero ebyiri imbere y'umunyezamu hahagaze igishyitsi imbere y'umudefanseri w'igishyitsi hahagaze gatandatu umeze ute ni igishyitsi imbere y'icyo gishyitsi hahagaze nomero 10 umeze ute macacari 9 point urwo rutirigongo soko piramide yubatse aha reba kapiteni wayo uri imbere y'umuzamu metero 2 mwabonye ukoresha bya bindi match we na Claude urabona ari umubyeyi n'umwana uri kwirengagiza urabona biriya bari kumwe n'abasifuzi Togwi ni umusore ariko wari muri yabaye umwana match igiye gutangira abakapiteni bagiye gusoza kapiteni wa piramide n'urwego ni metero 2 uriya muzi 2015 ari muri Zamalek ikina na Rayon nibyo ntasaza se yararimo numva yararimo cyetse niba gusabagira barabaraye ariko barasa niwe agomba kuba ariwe kuko piramide ifite abakinnyi benshi yakuye muri Zamalek cyane ibyo ndabizi ifite abakinnyi benshi kandi bamaranye igihe yarayisenye urumva agomba kuba ariwe urumva dore ngo cyangwa uravuga Hegazi wowe hari Hegazi wa Zamalek hambere ni wakiniye igihe kirekire ni Hegazi uvuga barasa ko ariwe mvuga Hegazi ni ukuvuga ikipe irubatse uhereye inyuma urutirigongo ruragororotse kuva ku muzamu byo wavugaga reba kapiteni uko areshya Hegazi uburyo bubatse gatandatu urazamuka ukagera ku Brezil uri ku 10 ukagera kwa Mayere ikipe harimo abasore gatandatu n'uyu mwirabura ntuza Bratiture si gatandatu ni 8 ni 8 harya ni 8 ngira ngo ndumva ari 8 cyangwa gatandatu n'uyu sizo ukuntu bakinana ariko witwa Mohamed Lachine niwe nimero 6 Mohamed Lachine mwarabu tipiki cyane mwarabu original APR ukuntu yubatse uyu munsi urutirigongo rwayo ni uruhe hera mu izamu uko bateye mu izamu ni igitego ntitujye kure waravuze ngo muribuka ko abafana bagezaho bihwiswe ko se bwatagiye kugurwa Lorenzo bivuga abantu bakavuga ati naba nabyo ko se uko biri byaravuzwe kundesha ya se bwato nubwo ari umusaza ariko yaruta Pierre yakoramo impira ikomeye none Karenzi ibyo bavugaga iyi nzu yubakuhera muri fondasiyo APR irimo kwiyubaka ngo nta muzamu w'umunyamahanga izagura abantu barababwe bagira abanyarwanda barashoboye APR izafite abazamu b'abanyarwanda gusa urajya mu matsinda koko oye reba uwo munyarwanda waje se n'intwari Fiacre basi uwo Ni munyarwanda waje naravuze ngo APR nishyira amafaranga ku meza n'ibiganiro itire Fiacre kuko burya n'intizanyo ibamo amafaranga
ushobora kubura Kaiza turabaha amafaranga yanamutira amezi 6 noneho tumutire muri iki gihe gito gusa nyuma y'iyi sezo tuzamubasubiza nubwo yarasinye imyaka 4 muri Kaiza Kaiza nta kizabihomba n'ubundi aho ari amafaranga wayihaye muri iyo ntizanyo reka da ngoya ngo ni Pierre ngo ari ngo Pierre ngo yarafashe ngo Pavera hari ngo afata hese shampiyona mu Rwanda iva zarutsirana yitwara na amate ruhamye nkiko wa Pierre yatwara shampiyona mu Rwanda cyane wipimira umukino uzasohoka kuri shampiyona mu Rwanda urumva rero iyo urebye uburyo icyambere twumva ngo Adolphe Karenzi rero tugiye turabihakana bwa mbere narabyanze ndavuga ntabwo bishoboka barebye niwo muzamu wakunganira Pierre amurusha iki utsinzwe utarakina Champions League mbere ya byose niba umbwira ngo abazamu bazaba ari Pierre Adolphe na Ruhamya nkiko koko urashaka amatsinda tureke kubishyana ntabwo bishoboka muri defense tuba ko Ombolenga yagarutse muri nigeze gupanga Pierre y'abanyamahanga gusa ntavuga amazina ariko mvuga nti 2 3 nashakaga imyanya igihe kirageze nubwo abanyarwanda ari 8 APR nirekura amafaranga igura abanyamahanga 12 iranayafite Edael bane bajya bahembwa bategereje Champions League ikore rotation mu 8 bakina aho bigeze hari ukumbwira ngo Claude urajya matsinda na Claude bamuzaniye honde ibyo Claude bamuzaniye honde ngo APR Hakimu Bugingo ngo Bugingo ngo yaguzwe ngo APR ngo yagaruye Ombolenga mbega ukumva abo masina n'amasina asanzwe Ombolenga ari kurinde kuri Kagege sirukumva ngo urabona ngo Claude ngo akinyeza yose ataruhuka ngo ashobora kuvunika tukabura nimero 3 ngo akatuzana Hakimu Bugingo uwo Claude arakina ko Christian yagiye Christian ni wari uwa mbere ararekurwa n'ingoma y'abapampe ariko mu gihe urwana no kugarura Ombolenga wakagaruye nawe na Christian reka mbyemere garura na Christian gura amasezerano muri polisi uvuga ngo jewe uyu mukinnyi yararengana yagiye atagomba kuva muri APR reka tugure umwaka we warusigaye oya ahubwo reka tugure Bugingo urimo guparapara muri reyo urimo gukina nabi urimo ngo APR izanye abakinnyi bakinaga nabi muri reyo kandi abo ngabo niwe uzajyana mu matsinda Bugingo yakinaga nabi Ombolenga yakinaga nabi byageze naho batakaza umwanya bombi niba ntibeshye shampiyona ijya gusozwa nibo cyo kubakira APR mu matsinda umutego uhari Claude arakina kubera ko Christian adahari unamugaruye n'uyu munsi turemeranya ko Christian oya Christian yamubanzanyamo kuri Captain Claude Ombolenga uramugaruye kuri Kagege uvuye muri Marine ese Marine niyo ushakiramo abakinnyi dushakire highlight niba zihari tubivuge bareba n'ibitego ubwo twahera ariko APR aho yubatse ushobora kunyemeza ko wakosora umwanya wa 6 muri APR wagoranye muri sezo ishize twabonye ko udafite umuntu ko kuwukina neza mumbwire ngo uzanye Sekiganda nta kintu na kimwe arusha Rwanga na kimwe ariko nabiba Rwanga ni ukugenda buhoro bose niyo defo Rwanga yagiraga ni ukugenda buhoro Sekiganda ibintu byo mu kwa kabiri kandi turi mu kwa cyenda Sekiganda mugaru ibintu byo mu kwa kabiri turi mu kwa cyenda ntabwo ari upgrade kuri Rwanga nta naho bihuriye ndabyibuka turi mu kwa kabiri gushyira ukwa gatatu ngo turajya inyuma ni ukujya inyuma narababwiye ni ukujya inyuma rwose ni nacyo kitangaza cy'umupira mu Rwanda uzi ko ufashe APR 9 yasohotse bwa mbere yari ikomeye kurusha iyubu nta mahuriro nyuma y'imyaka 30 APR yagiye ikomera hari igihe yabayeho ikomeye kuko APR yabaga Tete yaba Olivier Karekezi yaba ya 2005 mu myaka 20 ishize 2005 nikamfata imyaka 20 nyihorera irakomeye cyane kurusha irakomeye cyane kandi y'abanyarwanda yabaga Tete yaba Ntaganda waguzwa ta muri Volcanic Gorillas yo mu Ruhengeri bega babakinnyi badahenze batangagaho bikeya bari abasore cyambere gihagarara indeshyo yabo imbaraga z'umubiri bari abasore basi wabo duru utari muremure ariko nawe yarakomeye mukuru Haruna niyo nzima ni APR kuko bonaga y'abagabo ikina kigabo kufa ukubona mu giswahili cyo bavuga gupfa cyangwa gukira yubu kuri ibyo tuvuga turabigeraho ntabwo nibyo utakaje Rwanda umusaza uramurekuye uguze uri hasi uribuka ko nyuma ya Tade Rwanga hajeho Pichu wakoraga mu y'amezi 6 nawe aragenda bati tugiye kuzana nimero 6 tugiye gukemura ikibazo cya nimero 6 kimaze imyaka
ntangira gutekereza muri za Senegal ngiye kumva numva n'umuturanyi yaraje muramwemera ati afite indeshyo ariko naramwemeye injury prone ariko nuba akantu mfitemo gatoya ntaragira imikino myinshi ntagaragira imikino myinshi muri aperi ariko mu gice cya mbere uko yakinisha ugenda mbona agakina neza igice cya mbere abakinnyi bose bakinye neza kuko Zamalek na sorry Pyramid ntabwo yakinaga Pyramid yajeraga umukino mu bwenge mu mibare ntabwo yashaka gukina ariko mu gice cya kabiri coach yatanze amabwiriza avuga ati twireserve ireserve kandi n'ikipe iyo ukina n'ikipe nkuru nawe urireserve aperi nawe mu gice cya mbere wabonaga yabanje kubaha cyane Pyramid yarayubashye mu gice cya mbere ukabona nyine barakina ariko Pyramid yo yari ifite ibanga yari iri hanze niyo byarangira gutyo ntacyo byari biyitwaye ipfa kubidatsindwa ntakitwaye niyo ahubwo niyo target yabo yandi ariko mu gice cya kabiri ariko tugira amahirwe tugabona igitego ntacyo bitwaye ikosa ntitwemera gutsindwa cyane kandi banabigezeho hari urumva icya mbere wowe Pyramid ifite umutekano oya ntabwo araye oya ahubwo ni za match zo mu nkera y'abahizi ni polisi ya match 3-2 bitatu bya polisi kuri 2 byantuze ni ukuvuga iki kazo umupira bakubwira ko ikipe umunyezamu akina 50% ya match ugomba kuba ufite umunyezamu ufite ubushobozi bwo gukinira oya 50% hari uburyo bivuzemo bitari by'umukino reka nkungane 50% akayikorera ku mutwe